uyu mwana w'umujene rero ati uyu mukobwa cyangwa uyu mugore nahoraga mubona atembera hafi y'igipangu cy'iwacu akagenda akagaruka, ariko yabaga ateruye umwana mwiza, yari ateruye umwana w'umukobwa mwiza cyane, umwana wabonaga ko afite gabare, umwana wabonaga yuko afite akazoza keza, ariko nyina wamureba we cyangwa se uwo muntu cyangwa uwo mukobwa cyangwa uwo mugore wabaga amuteruye ukabona ko we ubuzima bwiwe busa nkaho buri mu marembera. Ati rero nayo maze kumubona nka gatatu muri quartier atembera anyuraho agenda agaruka, ariko ntago namenyaga vibe ziwe, ariko impamvu nge namwitayeho cyane cyangwa se impamvu nabashije kumwitegereza cyane ni uwo mwana wabonaga ko afite. Umuntu yatekerezaga avuga ati se ni umukozi wo mu rugo babahaye umwana akabamutemberana, ati se umuntu wahereza umwana umuntu akamutemberana buri gihe kuriya ninde none n'umutemberana ntariho. Donc banza kuncanga, ariko sinabyitaho cyane, ndavuga ati haca ivyo ndabyihorera. Ati rero icyaje kubaho, ati umunsi umwe nari ndyamye rero nzi mu rugo ndyamye, ngiye kumva numva umuntu arakomanza. Ati rero nari mfite ubunebwe bukomeye kubera yuko mu rugo nta wundi muntu wari uhari, numva umuntu arakomanga cyane, ndamwihorera cyane ko nari nasizemo na volume ya radio, ndavuga ati sha ntago ngukingurira pepe simbyuka. Ati ariko numva umuntu yakomeje gukomanga cyane. Ati rero ndambiwe iyo ndirimbo yari iri hanze yo gukomanga yo kudodora, ati niko kubyuka ndavuga ati reka njye kureba. Ati ariko ngenda mfite umujinya wa wundi, urumva umuntu gufukuye muri mudu wari wibereyemo wicariye utuje, hari uburyo ki nyine uhita uhaguruka ufite umujinya mwinshi ukavuga ati ariko nk'uwo mu Caritas usohoka unatongana byatari. Rero narasohotse angeze ku muryango, tunumvaga ko ari nk'abanyabishingwe kubera ko abantu b'ibishingwe iyo baje gutwara ibishingwe akenshi barakomanga cyane kugira batabisiga. Ati ariko nkeka ko niyo radio yari ikundaburiza ko kuko bumvaga ko harimo umuntu. Rero narasohotse ngeze hanze nsanga ni wa mugore, ati nsanga n'akakana aragateruye ubona ko kari kurya ibiswi ya Maria, ati yuzuye ku munwa ubona nyine ari akana keza nyine. Ndavuga ati bite kuri gukomanga bimeze bite kushaka kuduturaho inzugi? Undi arambwira ati narinje kugira icyo mbisabira, sinzi nimba hari icyo mwamfasha. Ati kimeze gute? Ati se nta turaka mwamugira hano, murabazi hari abantu baza gukomanga ku ngo z'abantu hano mu mujyi wa Kigali, kenshi turabimenyereye, ujya kubona ukabona umuntu arakukomangira aje kugusaba akazi, uturaka hajya kumesa, haba bashaka gukupa cyangwa gukorera amasuku, ibyo turabibona kenshi cyane. Undi aravuga ati hano nta kazi karimo, reka nta kazi karimo wa mudamu we. Ati wayobye muranyihanganira icurane cyanyishe byatari. Ati noneho icyaje kubaho, namubwiye ati wowe hano nta kazi gahari uzagaruke undi munsi. Rero arangije arambwira ati okay nta kibazo, murakoze reka ngende nzagaruka. Atari ko se ntaragenda basi k'inzara inyishe. Ati n'ukuntu yavugaga donc warabibonaga yuko afite ikibazo gikomeye, ariko ukabona ko kana ko ateruye ko rwose kahaza amabiswi kari kwisekera nta kibazo. Buri abana n'abaziranenge nta na habari baba bafite kuri iyi si, waba ubayeho naburi nyina cyangwa ubayeho neza, ibyo ngibyo ntabwo bashaka kubyumva. Icyambere nuko yonka yamara konka kirira ibyo yishakiye, nimba aratwo tubiswa akaduhekenya, nta bindi hakuna matatizo kabisa. Hanyuma umugore aramubwira ati se basi ko nshonje mfite inzara, nta biryo basi waba ufite cyangwa se umereze n'igiceri cy'ijana njye kwigurira indazi? Undi aramubwira ati nta biryo bihari sinatetse, ninjye buriwe muri urugo ngiye nyine, kandi nta n'amafaranga mfite. Mujene ati koko nta mafaranga yafite, yasiganye inoti ya 500 ariyo arimo aracungira. Amubwira ati ariko wowe genda uzagareba, genda ushaka uburyo uba wiyaranja, uzagaruke ku wa gatatu ngo hereze ikiraka cyo kumesera imyenda. Ubu ngubu mba nyiguhaye, ariko ubu nta mafaranga mfite, wowe uzagaruka ku wa gatatu ngo hereze ikiraka. Ati basi nimba ntacyo kurya yewe nta n'amafaranga ufite, nyihera amazi yo kunywa basi ndebeke inyota yashira. Ati umugore ndamubwira ati amazi ahari si meza, nayo kuri robinette sinzi nimba wayanywa. Undi tizana ati nta cyica umutindi yamegane tuzi. Undi aragenda aramuvomera kuri robine ahirekamo ibikombe 3, aranje aramubwira turakoze cyane. Ati ubwo ngo nzagaruka ku wa gatatu nje gukora akazi. Ati yego nta kibazo. Rero umunsi wo ku wa gatatu umugore yaragarutse arakomanga. Atariko icyo gihe nari ndyamye naraye mu isindwe, atarakomanga baramukingurira, arabaza ati hano hari umuhungu ngo ufite imyenda cyangwa se wampaye akazi uyu munsi wo kuza kumumesera. Ati se yaba arimo? Baraza barambwira ati nibuka yuko amfitanye gahunda nawe cyangwa se mfitanye gahunda n'umuntu wo kumesera. Ati sawa. Ndamubwira ati mumwinjiza, arinjira muhereza imyenda agira gute aramesa. Ati rero amwe iryo sindwe nisubiriye kwiryamira. Atariko nka nyuma y'amasaha nka 3-4 nza kubyuka, mba nicaye hanze ntera agatebe hanze, nkajya ndeba wa mwana
wa mwana uburyo yicaye aho ngaho, none ntangira kugira amatsiko ndavuga nti ariko uyu mwana rero wa mugani uyu muntu ntabwo yaba ari muri gahunda zo gusaba akazi ko kumesera abantu, uyu mwana bishoboke kuba ari uwe, ariko se yabyara umwana usa gutya gute? Mbona we ubugufa iki ubuzima wabonaga nyine ari umugore ubona yuko ubuzima bwanze pe bwanze, ariko umwana arashisha. Aho ngaho niho haberaga ikibazo. Rero icyo naje gukora natangiye kumuganiriza mwinjirira gake gake, ndamubwira nti ese reka tube twiganirira, hari icyo bitwate ntacyo bitwate, ariko se uyu mwana yitwa nde? Arambwira ati umwana yitwa Uwase. Umwana yitwa Uwase. Ati Uwase ati se papa wiwe ari hehe? Papa wiwe aba hehe ko ko cyagiye nabonaga mbona ubuzima bwagucanze, ntagahaha ntagagira ate. Umugore rwose ari imyoza aramwihorera ati byihorere wa mugabo we, icyo kiganiro ntabwo nshaka ko tukivugaho rwose, bumpaye mahoro kabisa. Hanyuma undi yanga guhatiriza aravuga ati wa mugani ubu n'ubuzima buri prive, hari ubuzima buri prive umuntu aba adashaka kuvugaho ibintu byinshi. Aravuga ati okay nta kibazo, imesere aramesa, arasoza, amaze gusoza amuhereza amafaranga yiwe aritahira. Ati rero nawe ngenda ngati niyongera kugwira nzakubwira, atari ko buriya ngiye nyuma y'ibyumweru nka bibiri akenshi imyenda iba yongeye kugwira ibiri gushira. Ati rero ni byiza yuko wazagaruka ukaza gucekinga, cyane yuko nta telefone ufite, wowe uzaza ucekinge urebe, hanyuma urebe ko hari indi myenda ihari nayo uyimese. Umugore ati nta kibazo, aragenda. Nyuma y'ibyumweru bibiri rero yaje kugaruka nanone. Ati noneho ahagaruka ubona nyine ko yisanzuye, urumva ahantu uba wabonye ikiraka bwa mbere bakajya bavuga ati jya ukore nta kibazo, aba ari fresh sana. Ati rero yaragarutse undi munsi byumweru bibiri bishize, ati araza arambwira ati bimeze bite? Ndamubwira ati imyenda reka nyiguhereze. Ndongera amuhereza imyenda, ariko nongera kugira amatsiko, ndongera nicara hanze. Noneho ndamubwira ati ariko noneho reka tube honest, cyangwa se tuvugisha ukuri, uyu mwana agira se? Afite papa we? Ese papa we yaba yarapfuye cyangwa? Umugore yambwira ati rero uyu mwana nta papa wagira. Undi yambwira ati reka ni gute se nta papa we yaba agira? Atashobora kuba amugira yarapfuye, cyangwa se amugira yaramutaye, ibyo byose birashoboka. Se yavutse ku giti cyangwa uri mwene wabo Bikira Mariya ko we tuzi wabyaye hatabayeho icyo gikorwa cy'umugore n'umugabo? Ati dushobora gusanga ni na mwene wabo, ariko nyine menya ko ntasagira. None se ninde wamwise Uwase? Ati ni njyewe wari mwise iryo zina Uwase. Dore ko si mwiza ukuri, umugabo wawe bimeze bite? Tuganire nyine donc we open. Hanyuma umugore nibwo yambwiye ati abahungu mwese rega mufite ikibazo. Ati rero isi impamvu navuga ko amufite nuko yagize gute, yanjuye. Ati kandi mwese murabizi ibyo mukora, muri abahungu mwese muri abajene. Ati mutera abana b'abandi mada, cyangwa se abagore b'abandi mada, mwarangiza mukajugunya ku gasozi. Iyo mujugunya ku gasozi dore ni ibi bivamo. Ibubona hano ndi kumwe n'uyu mwana wanjye Uwase, ibubona muri ubu buzima. Atari ko muri ubwo buzima bwose mbamo ngerageza igishoboka cyose kugira umwana wanjye abeho neza. Ati nshobora kwambara umwenda umwe umwaka ugashira undi ugataha, nshobora kurya nabi umwaka umwe ugashira ugataha, ariko umwana wanjye nta munsi n'umwe uzigera ubona amagufwa ye yanitse ku gasozi. Icyo bita urukundo rw'umubyeyi. Man, reka ntarakomeza iyi nkuru ngenda nibwirire abajama bamwe, abantu mufata abakobwa cyangwa se abana b'abakobwa mukabatera amada, mwarangiza mukiruka mugahunga. Abantu mwe nta bubwa bwigeze bubaho nk'ubwo ngubwo mbona ari n'amaraso yawe uba ufashe ukagenda ukandagaza ku gasozi utazi ikizavamo nyuma. Hari umuntu wabivuze neza ati uwima umwana aba yimye umutware. Abantu mufata abana cyangwa se abagore banyu mukagenda mukabangaza, bakagenda bakabingegera, mushobora kutagira gute, kudahuza, ariko umwana bari amaraso yawe. Niyo mpamvu utagakwiye no gusinzira ngo ugone utazi araye he, utazi ariye te, utazi yambaye ate, utazi ngo bimeze bite. Ibyo bintu nubona bikunaniye uziyongere kuri gafifi ziri hehe, ziri hano zizunguruka. Reka twikomeze story yo. Iyi story yaje kundangirana nabi kubera ko yaje kurangira numvisha agahinda kanyishe. Rero uyu mubyeyi ati rero nizo ngaruka uri kubona ndimo hano mu buzima nyine butoroshye, ariko ndagerageza umwana wanjye akagera gute, akaba nanze kwiyandarika, nanze kujya ku gasozi. Ati oya, mfite imyaka yanjye 18, nzakomeza pambane n'umwana wanjye mpaka akuze kandi azakora neza uko Imana ibishaka. Ngaye nguko. Ati rero
icyaje kubaho rero yarameshe, ubwo numvise story yiwe numva biranambabaje, ati ku mafaranga nagombaga kumuhereza namwongereye agatipu k'igihumbi, ndavuga ati yewe ubwo ngubwo uzongera ugaruke mu byumweru bibiri. Ati rero ibyumweru bibiri byarashize mbona ntiyaje, kwezi kurashira mbona ntaje, amezi abiri ndavuga ati ibi ni ukwikuramo ubunebwe, nkajya mesa kamwe ko kujyana gusohokana, kubera yuko abahungu turiyize buriya ibintu bijyanye no kumesa rwose y'abantu biba ari noma byatari, biba ari ibibazo bikomeye cyane. Hari ukuntu mesa umwe ukavuga uti nzawamesa ejo, ugasanga n'ubundi biracyari yare umutipe atangira noneho kugira gute kwimenyereza gutyo. Rero haje gushira hafi umwaka ngo unarenga. Ati rero umunsi umwe ubwo nari kwigendera ahantu mu bice bya za Remera, ati ngiye kubona mbona wa mukobwa, ariko ndavuga ati shobora gusanga atari bo, kubera yuko haciyeho igihe, reka negere ndebe nitegereze. Ati ariko mbona yambaye akajipo ka mini jipe, twa dusengere mukonda, uti imisatsi iragera hariya, ariko nkabona n'ibiro byariyongeye. Ndavuga ati ariko se niwe siwe. Ati rero arakimbona abaraje yirukanka aramubeye, ntibite byawe ko wabuze kutigeze ugaruka. Undi aramuvuga ati sheri, ati wamburiye hehe se ko marinde? Ahari rwose ntabwo wigeze umbura. Ati ahubwo ati se uba hehe nyine kutagarutse mu kazi? Ati se uranyibuka? Ati sheri urumva nakuyoberwa? Ati ntabwo nakuyoberwa rwose. Ati ndakoze. Ati ahubwo mbwira, ati tugire dupange ku biciro. Ati yampaye nka nziza. Undi ati se ariko se buretse gatoya, ubundi uranze cyangwa ntabwo nzi? Ubwo umusore yatangiye kugira gute, ati shobora gusanga ari njye wibeshye, ariko nkabona isura niyo, nkabona niwe. Ndavuga ati ariko reka nigire inama ya kigabo, noneho mvuga umwana we, kubera yuko ndabona noneho uyu nguyu system arimo njye ntabwo ariyo ndimo. Urumva we yaratangiye kugera muri ka y'iki y'uburaya, cyangwa yo gutangira kumubaza ati nangahe ndaza kuyafata ibiceri nta kibazo, ibintu nk'ibyo ngibyo, kubera ko kwitaza amubwira ngo sheri yaramuhobeye, arahobera ataravuga ati uyu muntu se ko atari wa wundi nzi wazaga kumesa iwacu. Ati ariko nabona n'uburyo yahindutse physically, wa muntu wabaga uri mu dutenge n'utugufa n'iki, nkabona n'ubundi harimo tena. Ati rero icyaje kubaho nayavuze ati ko se uranze cyangwa turumva nakweberwa. Aranje avuga ati se amakuru ya Uwase. Undi bakimubwira Uwase, ubwo yaramubwiye wa mwana we, bakimubwira Uwase yegeye inyuma asa nk'ucika intege. Aravuga ati uvuga Uwase urinde? Uwase uramuzi? Uwase umuzanye gute? Uwase umuzanye gute kuri uyu muhanda? Arangije ngo aramuhobera, amugwa mu gituza nyine. Kwa kundi hari ukuntu umuntu aba afite agahinda cyangwa afite ikibazo akaguhobera akakugwa mu gituza ariko arimo ararira. Arangije aramubwira ati nakwibutse disi. Ubwo nyine yahise atangira yambwira ati wazaga kumesa mu rugo uri kumwe n'umwana witwa Uwase, umwana wawe? Turanyibuka. ati ushaka kutanyibuka, atari gusubiza ubwenge kugira wanyibuka. Ahita amwibuka, amwibutse nibwo kurira, avuga ati yewe we, ati ntabwo uzi ibyabaye, terega wa mwana wanjye Uwase byarangiye apfuye. Munyumvire, byarangiye ageze gute? Apfuye. Niyo mpamvu yagize gute, yagiye noneho yasanze ntacyo akigira gute, ntacyo akiramira. Ubwo buzima bibaho, ibyo bintu bibaho, tujya tubyemera. So hanyuma rero umwana ngo yaje kugira gute, yaje kwitaba Imana. Rero mu gihe yari ari kumusobanurira ibyo ngibyo, ngo agiye kubona umukobwa afumyemo, agize gute, arirukanse. N'abandi bakobwa barirukanka. None umujene nawe ashaka kwirukanka, aravuga ati sindirukanswa n'icyo ubundi ngewe, ubundi ikibazo kiri hehe? Kumbi hari haje za modoka z'umutekano. Kuri imodoka z'umutekano ziza zije gukura bari abantu ku muhanda, bariya bakora uriya mwuga wo kwicuruza cyangwa uburaya. Ati nawe yirukanse gutyo, ati agenda agiye. Ati rero kuva icyo gihe nakomeje kugaruka kuri wa muhanda, ati ntawe nkibona cyangwa se ntawe mbona kugira ngo nzabaze amakuru y'imvaho, cyangwa se nzabaze ati se umwana yazize iki, nimba hari n'icyo nshobora kumusaidira kugira ngo ave muri ubwo buzima arimo, ambe ntakimukora. Ati rero mwa bantu mwe, iyo ni inkuru yabaye, inkuru mamo ibera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda, ati iyo mbabwira byarabaye. Ati rero aba bana b'abakobwa aba bafite agahinda, bafite amadepresiyo, bano bahana b'abakobwa, nge ikintu
cyatumye mvuga kuri iyi nkuru ni uko izo cases nyinshi tujya tuzibona z'abana b'abakobwa benshi baba barakundanye n'abantu cyangwa se baba bararyamanye n'abantu, ugasanga nibo uzarebe nk'abo tubona hano mu mujyi wa Kigali bikoreye ubutaro, uzarebe nk'abo tubona babandi baza gukomanga ku ngo zacu, akenshi buri gihe aba ahetse akana. Wareba uhetse umwana, wareba umuhetse, ugasanga bose ni the same age, ugasanga bose ni under age, wowe ukabona ayo maraso kandi ugasanga uwo babyaranye aratuje afite amahoro, araryoshye rwose ameze neza, ariko kwanga gufata inshingano bikarangira abantu babaye babagerere berera. So mwabantu mwe rero, ikintu cyo gufata inshingano kuba jene, ku bagabo, nimba ukoze ayo mahano make sure, cyangwa se nimba ukoze iyo mibonano mpuzabitsina make sure yuko ikizavamo uzacyakira kandi ukagikurikirana. Ngaho nguko rero uyu nguyu rero yari inkuru yaduhaye uyu munsi. Umwana w'umukobwa yihangana, ariko nawe ntago kuba umwana yari amuvuye mu ntoki. Nibyo navuze ati abantu ntabwo twakira ibintu kimwe, depression nazo zibaho. Hari ubyakira akavuga ati n'ubundi ibyo navunikiraga njya kwivunagura, ndi guhinga cyangwa se ndimo gutema ibyatsi cyangwa ndi kumesera abantu, ndi kuvunagurika, navunikiraga uyu mwana kugira kurire mu buzima bwiza, ariko none wa mwana aragiye, njyewe se ndinde gukomeza kujya kwivuna? Reka nishore muri izi ngeso, njye gushaka amafaranga muri ubu. Na buriya buryo ni bubi cyane, ubwo ni na bubi cyane kurusha buriya, kubera ko hari aho abarimo icyo bita full risk. Nimba uri kwirukangana n'inzego z'umutekano, icya kabiri ejo uzakubitwa n'indaya ngenzi zawe, icya gatatu ejo uzajya kubona ubona umugabo arakwambuye, murarwanye muteranye ibyuma, ibintu nk'ibyo ngibyo kandi nta kazi karimo. Ariko nta mpamvu n'imwe yo kugira ngo, kubera yuko nkunda kubwira abantu nta kintu na kimwe kibaho Imana itakizi. Imana ishobora kugukiza iki ngiki cyangwa se ikakwaka iki ngiki, ariko ikaguhereza ikindi kirushijeho, cyangwa se ikindi cyo yateganyije, kubera yuko niyo itanga, niyo yisubiza, niyo itugenera. Rero twebwe ntabwo twakwiye kugira gute gupanika ngo cyangwa tugiye gute. Niyo yaguhaye uwo mwana, anytime igihe kigeze yisubiza ibyayo. So rero nta mpamvu n'imwe iba ihari kugira ngo uhite uhindura iki, uhite uhindura mire cyangwa se uhite uhindura uburyo wari ubayeho. Iyo mpamvu nta n'imwe iba ihari, ahubwo usenga cyane, ugakomera cyane, ukavuga uti noneho I'm going to do this, cyangwa se ngiye gushyiramo imbaraga kuri ibi ngibi. Ariko kubera yuko abantu turi abantu, uburyo turemye bunatandukanye, ntabwo umutima wanjye ari nk'uwawe. Hari igihe usanga ibyo bintu kubyakira byabaye ikibazo. So ngaho nguko rero umwana w'umukobwa yaje gupfusha umwana wiwe. Rero umwana arapfa, ariko noneho birangira bimujyanye mu bundi buzima buteye ubwoba bwo kwirirwa akwepana n'inzego z'umutekano, bwo kwirirwa ararana n'abagabo benshi batandukanye. Ariko kugeza ubu ngubu, cyangwa se kugeza kano kanya, uyu mujene ngo ntabwo arongera kumubona. So ibyo ngibyo rero sinzi nimba ashobora kuba akoresha imbuga nkoranyambaga uyu mubyeyi cyangwa se uyu mugore, ku buryo wenda yazagera gutya akazasubira kuri wa mujene akamubwira ati numvishe inkuru yanjye ko wanambuze, kubera ko n'iki imbuga nkoranyambaga ziberaho ni cyo izi social media ziberaho. Hari ujya kumva umuntu yongeye ahuye n'undi ntawamenya. So ngaye nguko inkuru yacu y'uyu munsi yari iyo ngiyo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.